Bakunzi b'inkuru z'urukundo kuri Zasha TV ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze nk'ibisanzwe. Inkuru yacu y'urukundo rero tuyitangiranye na Miriam, ni umukobwa mwiza kandi ukiri muto rwose. Ni mu masaha y'igitondo rero ari kwitegura yihuta cyane ajya ku kazi, gusa amara kwitegura maze agahamagara umushoferi we ngo aze amufate. Asanga rero uyu wari usanzwe umutwara ari kure rwose, akumva ntabwo yamutegereza, ahita amubwira ati wanyerereje bihagije, ubwo byihorere reka nifatire tagisi. Ahita asohoka mu gipangu rero agahita asanga hari tagisi iparitse aho hafi rwose, ahita ayinjiramo maze agahita asoma ku gapapuro kaba kari muri iyo modoka, akabona ko uyu uyitwara yitwa Steve. Ahita amubaza ati witwa Steve? Undi ati yego. Ati none ko iyi modoka yawe isa nabi cyane? Steve ati ni umugenzi rwose natwaye, ati yanzengurukanye rero cyane bituma imodoka yanjye yandura, ati kubera ko yagiye anyuza mu mihanda mibi. Miriam rero ahita amubaza ati none ubu ngubu rero ni njye ngiye kubyishyura se? Ni njye ngomba kubibabariramo ibyabaye mbere? Steve ati ariko nta kibazo, nayihanagura rwose ntacyo bintwaye. Miriam ati hoya ahubwo twara vuba vuba ihute, nkeneye kugera ku kazi kandi nakererewe. Steve rero ahita atangira gutwara, ariko nyuma y'iminota mike cyane telefone ye igasona, aba ari mama umuhamagaye, maze agatangira kumubwira ati ariko se mama, ati ubwo kuko, ati ibyo bibazo byose tuzabikemura dute? Atinda rero kuri telefone, maze wa Miriam aba atwaye akamubwira atumva, ati wibagiye ko utwaye? Ati va kuri telefone, ati njye ntabwo nkunda umuntu ntwara avugira kuri telefone kuko ushobora no kunkoresha agisida. Steve rero ava kuri telefone maze akamubwira ati ni mama wanjye wari umpamagaye, ati kandi ntabwo rwose nari kumwihorera. Miriam ahita amubwira ati ubwo rero uvuga ko njyewe nk'umukiriya wawe wanyimye agaciro? Aba afite amahane rwose uyu mukobwa, mu gitondo cya kare aba yihuta ajya ku kazi, ariko nanone afite n'amastress menshi. Steve rero aramubwira ati none se wowe ari mama wawe uguhamagaye koko wabasha kumwihorera? Miriam ahita amubwira ati ntwara ngeze aho ngiye, ndihuta ibyawe rwose bireke. Miriam rero akomeza kugenda aha amategeko Steve, maze Steve akagera aho akarakara, agahita amubwira ati ariko ubundi ko numva wakomeje kugenda unsakuriza, wibagiye ko iyi modoka wicayemo ari imodoka yanjye atari iyawe? Miriam rero ahita amwihorera, maze bakagenda bagera aho yari agiye, akava mu modoka yishyura rero Steve kuri telefone, maze agahita yisohokera agera hanze. Steve agahita areba, agahita amubaza ati mbwira, ati ni aya mafaranga yonyine unyishyuye? Ati aya mafaranga make gutya? Miriam atugize imana nayo kuba nyaguhaye, atuzi telefone zose witabye ndi mu modoka yawe, uzi amagambo yose wambwiye, nakabaye ahubwo ntakwishyuye na makeya. Shima imana rero ko nayo nyaguhaye, kuko ukuntu witwaye rwose ntabwo wagombaga guhembwa. Steve rero asigara yitonganya ukuntu rwose aba yagiye ahakanira abakiriya benshi, none akaba akoreye amafaranga make, asigara rwose yitonganya, ari nako kandi abwira nabi Miriam uba warangije no kwigendera. Nyuma y'iminsi mike rero umuntu Steve yakoreraga aramuhamagara akamubwira ati imodoka yanjye ndabona rwose iri kwangirika, ntabwo rwose nshaka ko ikomeza gukora mu muhanda, ndashaka kujya nyikoresha njyewe njyenyine nyigendamo. Ubwo rero Steve biba bishatse kuvuga ko rwose aba abuze akazi, aragenda rero noneho akamera nabi cyane, akabura amafaranga yo gukoresha ikintu na kimwe, maze akigira inama yo gutangira gushaka akazi, cyane cyane ko n'ubundi aba yarize ariko akazi yarakabuze. Arongera rero agashyiramo intege kugira ngo rwose arebe ko noneho hari icyo yabona, atangira kugenda adepoza ahantu hose. Umunsi umwe rero hari ahantu aba yadepoje, aba agomba rwose kujya gukora ikizami. Arabyuka mu gitondo maze akareba mu myenda yose afite, akajya areba agasanga amashati amwe ntafuze, ayandi yaracitse, ayandi ameze nabi, agashakisha rwose ikintu ari bwambare bikamugora. Aba ari gushaka rero icyo kwambara, maze umukobwa bakundanaga mbere
akabaje kumureba yinjira amubwira ati ndagukunda rwose mukunzi mwiza. Steve ati unkunda wowe? Ati genda wowe narakumenye, ati wirirwa uryamana na ba nyiramazu kugira ngo ntibakakwishyuze, ati warangiza ngo urankunda, ati waba unkunda se ukanca inyuma? Uyu mukobwa ahita abwira Steve ati ariko ati nabikoze ku bwawe, ati uzi yuko nyiramazu yari yakurakariye agiye kukwirukana, ati tekereza ko wari umumazemo amezi 10 yose utamwishyura, ati ubwo nabonye agiye kukwirukana maze rwose ndemera njya kuryamana nawe kugira ngo akureke. Steve ati ndakuzi ndagusobanukiwe, ati nuko rwose uba umushaka kandi umukunda witangira kubeshya ungerekaho amakosa wakoze. Steve rero ahita anarakara kubera ukuntu uyu mukobwa aba ari kumubwira amagambo menshi maze agahita amusunika hanze agahita ashyiraho urugi akifungira. Ahita yambara rero kugira ngo rwose ajye gukora iki kizami, amara kwambara ariko yasohoka agahita ahura na nyirinzu imbere y'umuryango. Nyirinzu rero ahita amubwira ati wa musore wenda kurambiwe, ati ndashaka amafaranga yanjye, ati urabona amezi 10 yose ashize utanyishyura, ati ndashaka amafaranga yanjye byihutirwa utayabona nkagusohora mu nzu yanjye. Steve ahita amubwira ati ndakwinginze mbabarira rwose ubu ndi gushaka akazi, reka nshakishe nzakwishyura kandi vuba. Uyu nyiramazu rero ahita amubwira ati nguhaye ukwezi kumwe gusa, nukurenza nzagaruka ngusohora mu nzu n'ibintu byawe byose njugunya hanze, ati narakwihanganiye bihagije ariko ubu sinkibashije kwihangana kubera ko izo nzu nanjye nizo nkuraho ibyo kurya. Steve aramubwira turakoze kumbabarira, ati rwose reka nshyiremo agatege. Steve rero ahita ajya ahantu yagombaga gukora ikizami, ariko mu by'ukuri agerayo agahita ahura n'abandi bari gusohoka kandi nabo batagikoze kuko baba bakererewe. Ni ukuvuga ko iminota yose aba yarahagaze avugana na nyiramazu ndetse n'iyo aba yamaze aserera n'uriya mukobwa byose biba byamushyize mu gukerererwa. Arinjira rero n'ubundi kubera ko rwose aba adashaka kuva ku izima kugira ngo ajye kwirebera, maze agahita ahura n'umuntu wari uri gukoresha ama interview akamubwira ati ngewe witwa Steve, ndi hano rwose kuko nagombaga kuza gukora interview y'akazi. Uyu mukobwa ahita abwira Steve ati wakererewe, hashize iminota 20 yose iyo interview irangiye. Steve ati ariko rwose ko nageze aha ngaha kandi kuhagera bikaba byangoye, wambabariye ukampa amahirwe nkagerageza. Uyu mukobwa ahita arakara maze akamubaza ati ariko ubundi ufite amatwi, ati cyangwa amatwi yawe afite ikibazo, nakubwiye ko interview yarangiye uracyakora iki hano? Steve rero kubera ukuntu aba arakaye rwose aratangira akavuga nabi, ati murabona ukuntu rwose musuzugura abantu, ati nawe kandi ubu wabona wageze hano kubera ko ari umusore waguhaye lift, ati ariko wigeze umuntu wa hatari, ati rwose wibyimbije, ati wagira ngo nawe uri umuyobozi. Uyu mukobwa rero ahita amubwira ati nurangiza kwitonganya ubwo rwose uraza kugenda kuko inzira yakujyanye urayizi, naho iby'ikizami byo byarangiye. Steve ataha yababaye cyane rwose kubera ko noneho ahantu rwose niho aba afite ibyiringiro, aba yari yizeye ko noneho yaba agiye kubona akazi maze akabasha gukemura ibibazo byose biba bimureba. Ibitesha umutwe rero Steve ntibibura abakinjira mu gipangu cy'iwabo n'ubundi atashye, maze wa mukobwa akasanga yamutegereje, ahita amubaza ati none se ati interview yagenze gute? Steve ati ninde wakubwiye se ko nari ngiye gukora interview? Uyu mukobwa ahita amubwira ati ubusa njye urabona ndi impumyi, ati irebe urwo rukweto rwawe rwose ruri gushayininga n'iyo shati n'iyo pantaro ntabwo ushobora kubyambara utagiye gushaka akazi, ati ntabwo bishoboka si uko usanzwe wambara. Uyu musore ahita abwira uyu mukobwa ati ndakwinginze rwose mbabarira, nta mwanya w'ibyo biganiro byawe mfite, ndibabariye ku buryo utabyumva, ubwo rero rwose ndeka. Uyu mukobwa atariko ndagukunda cyane. Steve ati byimenyere njyewe nyine singukunda, wanyeretse ko rwose utari umukobwa wo kwizerwa igihe wajyaga kuryamana na nyirinzu, ati ubwo rero genda n'ubundi umusange uba ari we ubwira ibyo byose kuko niwe ukunda si njyewe. Ubwo kandi Steve abivuga ari no kwigendera kuko rwose n'ubundi umunsi we uba watangiye nabi, ntabwo aba yishimye habe na gatoya, nta mwanya rero wo kumva rwose amagambo atamufitiye umumaro aba afite. Ku rundi ruhande rero
Miriam aba ari gushaka dosiye rwose yataye umutwe yashakishije ahantu hose yayobewe ahantu iri. Sharma rero ni sheri we ahita aza akamuturuka inyuma maze akamufata mu nda ati uri gushaka ibiki koko sheri, ati ko mbona washatse wenda gukubita umutwe hasi. Miriam atamubwira ati hari dosiye nabuze, ati ndumva rwose yantesheje umutwe, ati nashatse ahantu hose, ati nayibuze. Sharma ahita amubwira ati mva rero kugira inama, ati ntakubeshye ukwiriye rwose gushaka asisita wawe uzajya ugufasha ibi byose. Undi ati ariko sekreteri wanjye arabikora, ati nyine ikibazo ni icyo ngicyo, ati sekreteri wawe umurundaho akazi kenshi, ati wamugize rwose human resource umugira sekreteri, umugira asisita wawe, ati wamugize ibintu byose, ati rero mu minsi mike rwose azagucika kubera kumuha akazi kenshi, ati ukeneye rwose umwunganizi wawe uzajya abigufasha akwegereye, ati akaba ariko kazi ke ukareka kuvanga ibintu, naho ubundi rwose uzaciduka na kampani yawe utari gukora neza. Miriam rero ahita amubwira atari kuzi ko ari byo, ati birakwiye rwose, ati gusa kuri ino nshuro mfasha rwose dushake iyi dosiye ndebe ko nayibona. Uyu musore ahita amubwira ati nta kibazo reka ngufashe tuyishake, ariko bitekerezeho rwose gushaka umuntu w'umwihariko uzajya kugufasha ibintu nk'ibi ngibi. Steve rero we ibintu rwose biba bikomeje kuba bibi, n'ubundi nyine akagaruka kumwishyuza akamubwira ati uribuka ko kwa kwezi naguhaye kwashize. Steve ati rwose ndabyibuka, ariko narwaje mama wanjye kandi rwose ameze nabi. Nyirinzi ati ndakuzi, uyu munsi aba ari papa wawe, ejo akaba ari mama wawe, ejo bundi akaba ari umuvandimwe, ati none umva rwose n'ubundi uracyambeshya. Ati ndashaka amafaranga yanjye kandi byihutirwa, reka kungira igicucu, nanjye mba mbibona ko rwose uba uri kugenda umbeshya. Ati gusa nguhaye iminsi 7, nyuma y'iminsi 7 nta kintu nzavugana nawe, nzaza mpita nsohora ibintu byawe mbishyira hanze, nutaha rwose uzabihasanga. Steve ahita amubwira ati rwose mbabarira, ati yenda icyo gihe kizagera narabonye amafaranga, njye nawe nta kibazo tugifitanye. Nyirinzu rero ahita amubwira ati senga Imana rwose bigende bityo, naho ubundi ube witegura rwose ko uzajya wirarira hanze. Hashira iminsi rero Steve aba aryamye ari mu masaha y'igitondo, ariko rwose yatinze kubyuka, akangurwa na telefone iba iri gusona, maze akayifata atareba akitaba. Umuntu ahita amubaza ati ni wowe Steve? Nawe ati yego. Ati mwebwe se muri bande? Uyu muntu rero wari uhamagaye Steve ahita amubwira ati ni kuri kampani, akamubwira izina ryayo. Ati rero twahamagaye rwose mu rugaga rw'abavoka dushaka umukozi, ati baduhaye rero wowe, batubwiye ko rwose ari wowe washobora akazi twari dufite, ati twumvise dukurikije ibyo wize n'ubumenyi ufite bijyanye neza neza n'umukozi dukeneye, ati ubwo rero ihute rwose ugere kuri iyi kampani ubonane n'umuyobozi wayo. Steve rero noneho ahita abyukira hejuru, maze agahita yicara ibitotsi bigashira, ati turabeshya. Arabanza rwose akabyina atari no kuvugira kuri telefone, maze akongera agafata telefone. Uyu muntu aramubaza ati urahari? Steve ati yego. Ati ndahari. Ati mu minota mike rwose ndaba mbagezeho, ati ndaje nihuta. Ahita abyukana ibyishimo byinshi rwose kuko yari yumvise asubijwe. Aragenda rero maze akagera kuri iyi kampani, sekreteri atangira kumwereka ibyo muri iyi kampani. Rero aramubwira ati bosi w'ahangaha, ati agera hano saa 2 zuzuye, ati iyo amaze kuhagera rero nta wundi muntu n'umwe uba ugomba kuza nyuma ye, ati ni ukuvuga ko iyo ukererewe n'amasegonda 5 kuri saa 2 bahita bakwirukana. Ati ikindi cya kabiri, iyo boss ageze hano ajya muri biro ye akamara iminota 20, nta muntu n'umwe ashaka umuvugisha, nta muntu n'umwe uba winjiramo. Ati iminota 20 ishize rero tumushyira icyayi gishyushye neza maze akanywa.
ati ikindi kandi boss waha yanga rwose umuntu umuvugiramo, niba ari kuvuga ugomba guceceka akabanza akavuga agasoza ukabona nawe kuvuga. Uyu musekreteri rero akebuka Steve maze akabona nta hantu ari kwandika ibyo yamubwiye, akamubwira ati ibintu nakubwiye byose se nta na kimwe wanditse? Steve ati nta kibazo rwose nabifashe mu mutwe. Uyu musekreteri akamubwira ati gusa ibintu byose ndi kukubwira rwose ni ibintu bikomeye, nta na kimwe ugomba kwangiza, ati ni akazi kawe ntuzanyitwaze ngo sinakubwiye. Amutembereza hose rero akamwereka maze akamubwira ati ba wicaye rero boss naza ndaza kukubwira. Boss rero araza maze akagenda agahamagara Steve ati ngwino ujye kwitaba boss yaje. Steve rero yinjira, uyu mubosi ari kuri telefone, maze Steve yamukubita amaso agahita asanga ni Miriam aba ari kuri telefone, yayivaho agahindukira akareba uyu musore agahita amubwira ati wowe, ati Steve wa mushoferi wa taxi. Ahita rero ahamagara Human Resource ati ngwino hano, ati uyu musore wamuzanye hano ute, ati ni gute wamuhaye akazi? Bahita bamubwira bati ariko yujuje rwose ibisabwa, yujuje ubumenyi bwose dukeneye ku mukozi ugomba gukora kuri uyu mwanya, ati rero rwose niwe bari baduhaye. Miriam ahita abwira Human Resource ati gira vuba vuba, ati mwirukane musohora hano simushaka, nta nubwo nkeneye ubusobanuro, nta kindi kintu nkeneye kumenya, wowe gusa mwirukane ntabwo mukeneye. Uyu musore rero bahita bamwirukana, n'ubundi akaba abuze akazi gutyo. Dore noneho ngo aragenda akiheba neza neza, abatangiye kubona rwose ibintu byose biri kugenda bimubihana umunsi ku wundi. Cya cyumweru rero kirashira, maze nyir'inzu akaza agasohora ibintu by'uyu musore byose akabijugunya hanze. Wa mukobwa rero uba ukunda uyu musore wo muri iki gipangu ahita aza akamubwira ati ngwino nta kibazo njye kugucumbikira. Steve rero arishima akamubwira ati koko se, ati nibyo, ati ugiye kuncumbikira wabitekerejeho neza? Uyu mukobwa aramubwira ati nta kibazo ngwino. Steve rero aragenda maze ibintu bye akabishyira mu cyumba cy'uyu mukobwa, yarangiza akiryamira rwose ku itapi. Uyu mukobwa aramubwira ati ngwino uryame ku buriri nta kibazo. Steve ati hoya ndarara ahangaha. Uyu mukobwa rero akomeza gushaka kuryamana na Steve ariko akamubera ibamba. Uyu mukobwa rero bihita bimurakaza cyane kubera ukuntu rwose uyu musore aba yamwiyimye. Burakera mu gitondo maze uyu mukobwa akabyuka agahita abyutsa Steve akamubwira ati mbyukira mu nzu, genda rwose singukeneye, n'ubundi nabonye ntacyo wamfasha. Steve ati kubera ko se rwose nanze ko turyamana niyo mpamvu wanze gukomeza kuncumbikira. Uyu mukobwa aramubwira ati gira vuba genda singukeneye. Steve rero yifatira ibintu bye maze akagenda akajya kureba umucuti we wundi w'umusore aba afite. Uyu musore ahita amubwira ati none se ubundi kuki rwose utambwiye ngo n'ubundi nongere ngutize amafaranga? Steve ati nakubeshye, nabonaga ndambiranye, uzi inshuro zose nakugurije amafaranga nkaba ntanayakwishyura, ati byanteye isoni, numvaga rwose ntakongera kuguhamagara. Uyu mucuti rero aramubwira ati nta kibazo bagumye hano maze ushaka akazi witonze. Steve rero aba ari kugenda yitemberera maze akajya akabona ya modoka yakoreshaga iri kugenda rwose kandi itwara abagenzi. Ahita ahamagara rero boss we akamubwira ati boss ko wambwiye ko rwose iyi modoka itazongera gutwara abagenzi, none nkaba ndi kuyireba mu muhanda imbere yanjye kandi itwaye abagenzi, nkaba mbona rwose warayihaye undi muntu. Boss aramubwira ati wanyangirizaga imodoka, ati bikantwara amafaranga menshi kugira ngo nyikoreshe, ati rero nahisemo kuyikwambura kugira ngo nyihe undi muntu. Steve ati ariko mbabarira rwose noneho nakwisubiraho, ati ntabwo nakongera kuyangiza habe na gatoya, ati nayikoresha neza, atumaye amahirwe ya kabiri. Boss bahita amubwira ati hoya rwose nakubabariye kenshi, ubu ntabwo ngikeneye ko ukomeza kumpombya, imodoka yanjye sinayigusubiza.
Steve aramwinginga ariko rwose bikanga bikaba iby'ubusa, uyu mubosi akamubwira ati ntabwo nakongera kuguha imodoka yanjye, byararangiye rwose, shakira ahandi. Steve noneho ajya yakwiheba rero ati rwose ndabona ibintu byose nta na kimwe kiri gukunda, ati wagira ngo neza neza Imana yaranyibagiwe, ati ibyo nkoze byose birapfa. Nyuma y'iminsi mike rero aba ari mu masaha y'igitondo, Charmant rero ubwo ni sheri wa Miriam aba yamuteguriye ibyo kurya bya mu gitondo bari ku meza, rwose ameza yateguye neza cyane. Baba rero bari kwishima maze telefone ikaba irasonnye. Charmant aramubwira ati itaba ndabona byihutirwa kuko rwose dore ni iby'akazi. Miriam ati oya, uyu munsi n'uwanjye nawe akazi gategereze. Ariko umuntu uhamagara agakomeza agahamagara cyane, maze Charmant akamubwira ati taba ndabona nta mahitamo yandi ufite. Miriam rero afata telefone maze akitaba, aritaba rero maze agahita asimbukira hejuru ati koko se nibyo, ati twabikoze, ati proje yacu bayemeye, ati ni amafaranga angahe se bazaduha. Uyu muntu uhamagaye Miriam amubwira umubare w'amafaranga menshi, maze Miriam agaseka akishima agasimbagurika, ati ntabwo nakwizera ko rwose ibi bintu byaciyemo, ati nari mbitegereje igihe kirekire. Ahita abwira rero uyu mukozi we wamuhamagaraga atumva, ati tegura inama n'abavoka, ati n'abandi bantu bose b'abashoramari, ati dukeneye rwose gukorana inama yihuse. Bahita rero bategura inama, maze Miriam agahita ajya ku kazi byihutirwa. Agerayo rero agasanga uyu mukozi wamuhamagaraga ari nawe rwose wari ushinzwe iyi proje, aricaye ariko yicaranye na Steve. Miriam ahita amubaza ati uyu musore se kandi ageze ahate, ati ninde wamuzanye. Uyu mukozi rero wa Miriam ahita abwira Miriam ati uyu nguyu rero niwe wamfashije rwose muri iyi proje kugira ngo bikunde, ati naramwitabaje kuko n'ubundi ni umushuti wanjye cyane kandi muziho ubushobozi, ati rero niwe wamfashije rwose. Amwereka ibintu byose yagiye amufasha, maze basanga ni nk'aho bitatu bya kane byose ari Steve wabikoze. Miriam rero ahita atuza akarekera kuvuga nabi, kuko rwose aba yumvise ko byanze bikunze uyu musore hari icyo yabafashije. Uyu rero umukozi wa Miriam ahita amubwira ati impamvu nazanye Steve ni uko kugira ngo dusobanure iyi proje agomba kubimfashamo kuko ari nawe wamfashije kuyikora, ati ubwo rero ntabwo rwose nari kwisobanura adahari sinari kubivamo. Miriam rero arabyemera maze bose bakajyana mu nama bagasobanurira aba bantu bose baba baje mu nama iby'iyi proje. Steve rero abivuga neza cyane rwose kuko asanzwe ari n'umuhanga. Inama rero irarangira maze Steve akaza akinjira muri biro ya Miriam akamubwira ati mumbabarire, hari telefone yanjye nari nacometse muri biro yanyu, niyo nari nje gufata rero kugira ngo nitahire. Steve acomora telefone ye maze agahita yisohokera. Ajya gusohoka rero Miriam agahita amuhamagara akamubaza ati none se, ati ka kazi uracyagashaka? Steve ati ngo iki? Ati ushatse kuvuga se ko wakampa? Miriam atavuze amagambo menshi ahita amubwira ati ejo saa 2 zuzuye uzabe wageze hano, nta gukerererwa kandi nta kosa na rimwe nshaka. Steve ahita aza agapfukama imbere y'uyu mukobwa maze akamubwira ati urakoze cyane, ati murakoze kuri aka kazi mumpaye, nari ngakeneye ku buryo mudashobora kubyumva, ati ndanezerewe kandi rwose humura sinzagutenguha, nzagakora neza cyane, nzakora ibikenewe byose uko bigomba, ntuhangayike rwose ndahari ku bwawe, ntabwo rwose uzigera wicuza ko warampaye aka kazi. Miriam ahita amubwira ati genda nta kibazo ubwo naha mu gitondo.
Steve rero agenda mu muhanda wose agenda aririmba agenda abyina, ntabwo rwose aba yibuka ko n'umuhanda urimo abandi bantu, aba yishimye bidasubirwaho kuko rwose aka kazi aba yari agakeneye birenze uko undi muntu wese yabitekereza. Arataha rero maze agashimira ya nshuti ye cyane, arayibwira ati tekereza ko rwose ntari nzi ko ari no muri iriya kampani ukora, ati reba ko ntari nzi ko n'iriya poroje yari iy'iriya kampani, ati ariko ni ukuri burya imigisha y'umuntu byanze bikunze bifite aho izanyura, ati iby'umuntu ntaho bijya, ati warakoze cyane ni ukuri kumfasha, ati kubera ko aka kazi ni wowe wakampesheje, ati tekereza ko rwose noneho bampaye akazi ka nyako. Maze uyu mushuti we ahita amubwira ati ni ukuri ati Imana ishimwe, ati gusura umuhanga wari ugakwiye, ati kandi nanjye burangiza amahirwe kuko noneho uzajya umfasha unyegereye ntarinza kuza kugushakisha, ati gusa ndishimye ku bwawe yenda ubuzima bwaba bugiye kumera neza. Umunsi wakurikiye rero Steve arazinduka rwose akajya ku kazi, baba bahagaze rero we na sekreteri, maze Miriam akaba araje bamusuhuriza icyarimwe bati waramutse neza bosi, abasuhuza atabareba akomeza yigendera, ati ndashaka kafe muri biro yanjye. Steve rero ahita abaza sekreteri ati none se ntiwambwiye ko yaje iminota 20 ya mbere aba ariyo kumedita? Sekreteri ati nyine ubwo avuze ko akeneye kafe ubwo arayikeneye yimushyire nta kibazo. Steve rero ahita afata itasi ya kafe maze agashyira bosi we muri biro, abakigerayo maze bosi we agatangira kumubwira ati ejo rero mfite inama, maze Steve agahita amuca mu ijambo ati ariko ejo ni samedi. Bosi we ahita amubwira ati ntuzongere na rimwe kunca mu ijambo ndi kuvuga, ni njyewe ntanga amategeko y'akazi ntabwo ari wowe, ni njyewe ngena igihe ukorera n'igihe udakorera, ati ejo rero uzakora ariko ntuzongere na rimwe kunca mu ijambo. Steve ahita avuga ati mumbabarire rwose abayobozi ntabwo nzongera, nari ncitswe, ati kandi nta kibazo rwose ejo nzakora ndahari. Miriam ahita amubwira ati sohokera muri biro kandi umenye ko ejo rwose ari akazi. Steve rero ahita asohoka nta n'icyo bimubwiye kuko n'ubundi mpamvu aba yabwiye bosi ko ari kuwa gatandatu ni uko aba akeka ko yenda yaba yabyibagiwe, naho ubundi gukora we niyo bari kumubwira kuzajya akora amanywa nijoro ukurikije ibibazo yari afite yari kubyemera rwose. Steve rero aba ari gusohoka agahita akubitana na Charma. Charma rero aramureba cyane akamwitegereza, maze agahita abaza Miriam ati use kandi ninde? Miriam ati na sister nyine wanjye. Charma ahita amureba cyane ubanza atari yiteguye ahari ko bari buzane umusore w'ibogari, hanze aratekereza ko bazazana nk'umukobwa, aramureba rwose ukabona aramufuhiye, atekereza ko uyu musore azajya yiriranwa na sheri we, akumva rwose agatima karamuhagararanye. Gusa Miriam ahita amubwira ati hoya, ati ni ibisanzwe rwose, ati humura, ati ahubwo nyibwirira ati umeze ute, ati nari ngukumbuye ntakubeshye, ati rwose numvaga hashize iminsi tutabonana. Miriam rero abwira Charma ati ntakubeshye ubu rwose dufite akazi kenshi cyane, ati dufite iminota 5 yo kuvugana gusa, ati ubundi ubwo ni ugushaka umwanya wo guhura, naho ubu rwose akazi kanyishe. Umunsi wakurikiye rero nanone abari mu masaha y'igitondo, Miriam aba ari kuri telefone, maze Steve akinjira azanye amadosiye arayazana agahagarara nk'ibisanzwe. Uyu mukobwa baramwubahaga cyane kuko yagiraga amahane, arahagarara kugira ngo rwose bosi we abanza ave kuri telefone, maze Miriam akamubwira ati nta kibazo bishyire hano ku meza, arabiharambika ariko Steve akaguma ahagaze. Miriam aratinda kuri telefone, maze igihe ayiviriyeho akabaza Steve ati wowe se kandi kuki iraha? Steve ati rwose mabuja hari umuntu ugushaka. Miriam ati ninde se? Steve ati ni mubyara wawe yaraje kukureba. Miriam ahita yishima kubera ko rwose uyu mubyara we baba bumvikana cyane, ahita amubwira ati mubwire yinjire, ati kandi uhita ujya kudushakira icyo kunywa.
uyu mukobwa rero arinjira maze bagahita batangira kuvuga rwose utugambo twinshi, we na Miriam baba bakumburanye kandi baba bagiye baziranye ku bintu byinshi. Miriam rero abwira uyu mubyara we ati reka rwose tujye kwifatira ibyo kurya hanze, ati dukomeze kandi tube naho tuganirira. Ahita ahamagara Steve akamubwira ati nshakira umushoferi aza tudutware. Umubyara rero wa Miriam ahita amubaza ati use kandi ninde? Miriam ati ni umwasista wanjye. Uyu mubyara we ahita aseka ati nawe ndakwizera rwose, ati urabona iri boga wazanye, ati nizere ko utazaviramo aho atutazarangara. Miriam ahita amukubita agashyi ari no guseka, atari ko wowe ntabwo wumvise ko uri umwasista wanjye, ati nawe witangira rwose gukuza ibintu ngo bigire birebire. Umubyara we ahita amubwira ati ni akazi kawe niwirangaraho, ati uyu musore ni mwiza cyane, ati cyangwa niba wowe utari tayari uzamunyihere, ngewe rwose ndabona byavamo. Miriam ahita amubwira ati wowe ibyo tubyihorere, reka ahubwo twigendere rwose tujye kwirira. Ku mugoroba rero Steve arataha maze akabwira ya nshuti ye ati ntakubeshye rwose uriya mu boss ni umwana mwiza cyane, atuzi yuko atampa amafaranga yo kurya, akampa ayo gutega, atakampa rwose n'andi mafaranga y'utundi tuntu umuntu aba akeneye ku ruhande, ati kandi atari ku mushahara, ati nakubeshye rwose ubu noneho nta kibazo, atari ikibazo ati uriya musheri we, ati mbona rwose mukeka amababa, ati mbona ntazi ikitagenda nubwo ntarabona amakuru ahagije, ariko mbona hari ikintu rwose. Uyu mushuti wa Steve rero amubwira atumva rwose, ati ubuzima bw'abakire bwihorere, ati wagize imana ubona akazi wari warakabuze, ati byabo byihorere ni akazi kabo bazabyimenyere. Steve ati ariko boss wanjye ni umwana mwiza cyane, sinifuza ko rwose umuntu yamubeshya cyangwa yamuhemukira kandi mbizi, ati sinzi ko nabasha kubyihanganira. Uyu musore aramubwira ati nyamara bivemo rwose ikorera akazi, ati ibindi byihorere. Koko rero impungenge Steve yari afite zari zifite ishingiro. Uyu Sharma ariwe sheri wa Miriam rwose yari afite undi mugabo bari gupanga kugira ngo barye amafaranga Miriam. Ubwo rero uyu mugabo yari yariyise rwose umushoramari, bashikaga rero rwose ko bazamurya amafaranga kandi menshi, bamubeshya kumugurira rwose ibintu by'agaciro. Mu gitondo rero bari mu nama ari Miriam na Sharma n'uyu mugabo wundi uba wariyise umushoramari, bari kwereka rwose umushinga Miriam kandi baramukonvense bamwemeza ko rwose uwo mushinga ashobora kuwushoramo amafaranga nawe maze akaba yakunguka. Bamaze rero rwose kuva mu nama barasohoka bajya hanze. Ubwo ni Sharma n'uyu mugabo, Sharma atangira kubwira uyu mugabo ati ntugire ikibazo, ati rwose miliyoni 500 ni nkeya cyane kuri uriya mukobwa, ni umukire cyane, ati ntuhangayike rwose tuzazirya, ati ziza tuzazirya kandi neza, ati gusa tugomba kunoza umushinga maze kugira ngo tumukonvenke. Ariko ubwo Steve yari ari kuza ku kazi maze ageze inyuma y'urugi yumva rwose abantu bari kuvugira imbere y'urugi kandi bari kuvuga ibintu biteye amakenga. Yahise yigumira inyuma y'urugi rero arakomeza arumviriza, yumva ukuntu rwose aba bagabo bari gupanga kurya amafaranga ya Miriam bamwesikorotse. Ubwo bahise rero babona rwose ko hari umuntu uhagaze aho ku rugi, maze Sharma ahita amubaza ati wowe uhagaze gukora iki? Steve ati narindi kuza ku kazi, ati rwose nibwo nari nkigera aha, ahubwo narindi kubika telefone yanjye. Ahita yinjira rero n'ubundi akajya ku kazi, ariko rwose amagambo y'ibanze aba yumvise ko bari gupanga kugira ngo barye amafaranga uyu mukobwa. Niba wakunze iyi nkuru kora like maze twikomereze. Niba kandi ari ubwa mbere ugeze hano kora subscribe kugira ngo zijye zikugeraho mu ba mbere. Mu masaha ya saa sita rero Miriam asaba Steve
ko yamutwara we na Charmant bakajya gufata ibya saa sita. Steve rero arabatwara maze Charmant akagenda aganira na Myriam ari kumukonvenka rwose ko agomba gushora muri uwo mushinga, ati humura amafaranga yawe azahita agaruka mu gihe gito cyane, atazikuba inshuro nyinshi, ati ntubizi ko nkuri iruhande kandi ntakugira inama mbi, ati ibintu byose nkubwira urabizi ko biba ari iby'ukuri kandi manabitekerejeho, ati humura ntabwo rwose wahomba mpari, ati uriya mushinga nawize neza narabibonye kandi kuzatwungukira, ati ntubizi ko ibyanjye ari nabyo byawe, ati rwose ntabwo nakubwira gushora mu mushinga mubi. Myriam rero rwose aramubwira ati ndabyumva cyane, ati kuko rwose ibintu watekereje buriya biba ari ibya nyabyo. Steve rero aba yumva ukuntu uyu mukobwa rwose ari kugenda bakonvenki kandi bashaka rwose kumutuburira, maze akumva biramubabaje. Baragenda rero bakajya gufata ibya saa sita, bavayo maze Steve akaza yagera mu kazi agahita ahamagara wa mushuti we, ati nyamara ibintu ndi kukubwira nibyo, ati uyu mukobwa bari gushaka kumutuburira rwose, ati noneho icyakoreka ukuntu uriya musore aba ari kumukonvenka gushora ariya mafaranga, ati kandi njye nabiyumviye bavuga ko rwose bagomba kuzayarya, ati ibi bintu rwose ngomba kubimubwira. Umushuti baramubwira ati ariko wibuka ko nta gihamya ufite, ati nta bimenyetso ufite rwose ushobora kubivuga bakakugira umusazi, bakakugira nk'umuntu uvuze ubusa, ati ugomba kubanza ugashaka ibimenyetso bifatika, naho ubundi rwose wasanga wicishije amazi. Steve rero akomeza kubura amahoro rwose, maze agafata icyemezo cyo kujya kubibwira Myriam, aragenda akinjira muri biro ye, maze Myriam akamubaza ati urashaka iki? Steve ati nari nje kukubaza niba ntakuzanira ibyo kurya. Aba abuze icyo amubwira kandi ananiwe kumubwira ibyari bimuzanye rwose, aramureba agahita agira ubwoba bwo kubivuga. Myriam ati unzanira ibyo kurya, ati nose nituvuye kurya ntitwari turi kumwe ntabwo wabibonye ko nariye. Steve rero ahita abura icyo avuga, maze akamubwira ati nari nagize ngo yenda hari ikindi kintu ukeneye ngo nkikuzanire. Myriam ahita amubwira ati oya ntacyo rwose ugire ku kazi. Steve rero ahita asohoka muri biro, ariko n'ubundi rwose atanyuzwe kubera ko aba yumva uyu mukobwa amubabaje. Myriam rero ahamagara Steve akamubwira ati nkeneye ko rero ushaka amatike abiri y'indege, ati kandi ugakora rwose na reservation y'amashambure abiri ya hoteli, ati kubera ko tugomba kujya mu wundi mujyi kugira ngo njye gusinya ku masezerano ngomba kugirana na bariya bantu. Ubwo abavuga ko rwose agiye kujya guhura na Charmant kandi na wa mushoramari kugira ngo rwose basinyanye amasezerano. Steve rero noneho arabyumva akumva rwose noneho arwaye umutwe neza neza, ahita atekereza ukuntu ibi bintu yabihagarika, ariko akumva amazi yarenze inkombe. Steve rero ahita amubwira ati nta kibazo ndabikora, akabikora, ariko nyuma nyine agatwara Myriam, baba bagiye ku kibuga cy'indege. Bagera rero ku kibuga cy'indege bakagenda n'ubundi nk'ibisanzwe, ariko bagera kuri hoteli bagasanga rwose bumvise nabi, maze bakora reservation ya chambre imwe gusa, kandi uyu musore yari yavuze chambre ebyiri. Myriam rero abona Steve ari gutongana n'umu receptioniste wa hoteli, ati se ati byagenze bite? Steve ati uzi yuko bari kumpa urufunguzo rw'icyumba kimwe kandi narasabye ibyumba bibiri. Uyu mu receptioniste ahita abwira Myriam ati oya rwose yavuze ko ari icyumba kimwe. Myriam ahita arakara ati umusore utumva gusa, ati ubu ibintu nakubwiye wahise ubyibagirwa ku kanya. Steve rero aramubwira ati nta kibazo wowe rwose guma hano, ati ngewe ndajya kureba mu yindi hoteli iri hafi aha ngaha maze nshakemo icyumba, rwose nta kibazo ntuhangayike. Mu gitondo rero Myriam ajya guhura n'aba bantu bagombaga guhura, ariko aba ari kumwe n'umwavoka wabo wa kampani.
barahura rero maze bagasanga na ya mafaranga bashakaga bongereyeho miliyoni 100 zose. Uyu mwavoka abwira Myriam ati nyamara ati ibi bintu wakabaye rwose ubireka, ati tekereza ko bongereyeho miliyoni 100 ku munota wa nyuma. Uyu rero musheri wa Myriam atavuga ati impamvu bayongereye hari undi muntu rwose mwari muri guhangana, we rero yarari kongera amafaranga buri kanya, ati rero bagerageje gushyiraho amananiza maze bongera amafaranga, ati kandi rwose ntabwo ukwiye guhomba aya mafaranga, ati ugomba gushora muri ibi bintu kuko rwose bizakungukira, ati ntugerageze rwose kubihomba. Uyu mwavoka wa kampani rero yaba Myriam ahita abwira Myriam ati nyamara ibi bintu ntabwo papa wawe rwose yabyemera, ntiyabisinya, ndakwinginze wakabaye ubireka. Myriam ati hoya byarangiye n'ubundi, ati ahubwo rwose andika kontra maze tuyisinye, ati nta kwisubiraho guhari, ati kampani yacu rwose igomba gushora muri ibi bintu, ati kandi twarangije kubyemeranyaho. Shahuma rero ahita ahindukira maze akareba Myriam agahita amubwira ati ubundi uyu niwe musheri wanjye uzi gufata ibyemezo, ati iki cyemezo ufashe ni cyiza cyane, ati kandi ntabwo uzigera ukicuza, humura rwose, ati ahangaha rwose ugiye kubona amafaranga kandi menshi cyane. Myriam rero ahita ahindukira akabwira Steve ati wowe rero kora raporo maze uyoherereze papa wanjye, agomba rwose kuba afite amakuru ku bintu byose biri kubera hano. Ubwo kandi abivuga nihagurukira yigendera kuko rwose ubwo gahunda ziba zirangiye. Steve rero ahamagara mushuti we maze akamubwira atekereza ko rwose amakenga nagize n'umwavoka wa kampani yayagize, atariko Myriam rwose ntabwo ari gushaka kumwumva, atariko ikigaragara cyo rwose ibi bintu harimo ikintu kitagenda. Uyu mushuti rero wa Steve ahita amubwira ati nyine ati byihorere, ati urumva se Myriam utumvise umwavoka we yakumva wowe rwose umwasista we, ati urumva ko rwose nta jambo ufite ntabwo yakumva. Steve rero ahita amubwira ati noneho ati reka nkoherereze ibi bintu, ati wowe ndabizi ko rwose ubifitemo ubumenyi, ati umpere na mukuru wawe mwese mubyigeho mundebere, ati undebere ko hatarimo rwose ibintu bitagenda muri izi kontra, ati reka mbikoherereze kuri WhatsApp maze uraza kumbwira. Uyu mushuti ahita amubwira ati nta kibazo, ubwo bufasha sinabukwima, byohereze rwose tubisuzume ndakubwira niba ari amahoro cyangwa harimo ibitagenda. Wa mushuti rero wa Steve ahita amuhamagara akamubwira ati rwose harimo ibintu bitagenda, ataba abantu n'abesikoro mu buryo bugaragara, ati cyane cyane ugende rwose ureba kuri aya mapaje urebe izi ngingo, urasanga rwose bagiye bazifefeka atari ingingo za nyazo, ati urasanga rwose harimo ubujura, ati ikigaragara cyo iyi kontra wagira ngo na boss wanyu ntabwo yigeze ayisoma. Steve rero ahita avuga ati reka noneho rwose mbibwire bosi. Aragenda rero akereka bosi ya mapaje yose ariho ibintu bitagenda. Myriam rero arayasoma maze rwose akabona yuko ibi bintu rwose bitizewe habe namba. Ahamagara rero Sharma akamubwira atariko nta soni, ati uriya mugabo ntiwambwiye ko rwose amenyereye ibintu byo gukora amakontra nk'aya ngaya, ati mu bigaragara nta byazi nta n'igitekerezo afiteho, ati ahubwo kereka niba nawe mwari mufatanyije gushaka kunyiba, ati uriya mugabo rwose yashakaga kunyiba ibintu uvuga ntabyo uzi. Sharma ati ngenda bizi neza, ati uriya mugabo rwose ni umunyabwenge kandi arasobanutse ntabwo yakwiba. Myriam ati nabyumvise, ubwo nawe uri kumwe nabo, ati ahubwo reka mpamagare abayobozi. Ahita afata telefone rero agiye guhamagara, maze Sharma agahita yimwambura n'umujinya mwinshi akamubwira ati ntabwo uri buhamagare, ati ikindi kandi urabisinya ku ngufu, abatangiye noneho gushaka kumukubita. Gusa nyine Steve aba yagumye hafi aho ngaho kuko ababizi ko ibiri bubere aho muri iyo shambure rwose bishobora kuza kutoroha. Ahita rero afungura Steve maze akinjira, agahita abwira Sharma ati ntabwo ari ngombwa rwose ko Myriam ahamagara, ati abayobozi narangije kubahamagara ubu rwose bari hafi kugera hano.
maze Charmant agatangira kwisobanura ati nibaze nta kibazo, ati baramenya ko ndengana, ati nibaze, ahita asohoka gahoro gahoro ati nibaze ndabategereje. Amara gusohoka rero maze Myriam akabaza Steve ati koko se wabahamagaye? Steve ati hoya ntabwo nigeze mbahamagara, ati nagira ngo rwose mutere ubwoba kuko nabonaga ashaka kugukubita, ati gusa buriya byarangiye, ati kikwereka ko kuko yari umunyamafuti, ati buriya yanagiye ntabwo uri bwongere kumubona, ati ndakubwiza ukuri ntabwo ari hafi aha. Myriam rero ahita abwira Steve ati urakoze cyane ni ukuri, ati urantabaye, ati kubera ko aya mafaranga iyo mara kuyashora muri ibi bintu maze nkayahomba kampani yacu yari kuba irangiye, ntabwo rwose nari kuzongera kuyigira ukundi, ati ikindi kandi uyu musore rwose yaragiye gutangira kumpondagura, ati burya ntabwo nari nzi ko ndi kumwe n'umusore w'umwana mubi bigeze aha, ati ni ukuri ibi byose ndabikesha wowe, ati urakoze cyane, ati noneho ukuntu uzi ubwenge, ati urabona ukuntu umubeshye ngo wahamagaye abayobozi kandi uri kumubeshya. Ibi rero baba bari kubivuga maze bagahita bakubitana mu biganza banabiseka ukuntu bamutuburiye, nawe rwose akagira ubwoba kandi nta muntu n'umwe bigeze bahamagara. Myriam rero na Steve n'ubundi bahita bisubirira muri wa mujyi wabo baba basanzwe babamo, kubera ko rwose baba bagize amahirwe badatakaje aya mafaranga yose menshi baba bari bagiye gutakaza. Ku munsi wakurikiye rero bajya ku kazi maze Myriam agahamagara Steve muri biro ye akamubwira ati uyu munsi rwose ndashaka ko dusohokana tukajya gusangira. Steve rero aramubaza ati wowe nanjye se? Myriam ati cyane rwose, ati tekereza ko kampani yanjye wayikirije igihombo cya $500,000, ati ubwo se nk'umuntu wakoze ibyo bintu koko urumva kuba twasohokana nkakugurira ibyo kurya ari ibintu birenze, ati ndashaka ko rwose tugenda tukaganira, ati maze rwose tukanishimira ko twatsinze uru rugamba tutatsinzwe ngo badushyire hasi, ati ni ukuri, ati wambereye rwose umuntu, ati wambereye intwari, ati iyo ntakugira ubu rwose mba ntakibarizwa muri iyi kampani kuko iba yarangije guhomba kare, ati bari abatubuzi baba bankozeho. Uhereye uwo munsi rero yahise rwose atangira kwishimira Steve bidasanzwe, uko yamurebaga ntiyamukuragaho amaso, yatekerezaga ukuntu uyu musore ari umunyabwenge kandi yabashije rwose kumubonera ibyo abandi bantu bose batari babonye ndetse anamutabarira igihe. Uko rero Myriam yakomeje kugenda asohokana n'uyu musore basangira, yagiye rwose amukunda birenzeho. Umunsi umwe rero bari bagiye gusangira maze baranywa, Myriam rero yanyweye akantu kenshi rwose maze bataha yishimye yanezerewe. Uyu musore yamugejeje iwe maze Myriam aramubwira ati uyu munsi urandaza rwose ntabwo uri butahe, ati rara hano, ati ndumva nshaka ko turara tuganira. Maze Steve aramubwira ati sinshobora, ati burya iyo umuntu yishimye cyane ashobora gufata ibyemezo rwose bitari byiza, ati ubu nshobora kurara hano maze bugacya unyirukana umbwira uti ni gute waraye mu cyumba cya boss wawe, ati reka nitahire, umunsi uzaba wishimye biringaniye uzabimbwire nta kibazo nzabikora, naho rwose uyu munsi ufite ibyishimo byinshi cyane ku buryo bishobora gutuma hari ibyo ukora kandi utatekerejeho neza. Steve rero yahise asiga uyu mukobwa maze aritahira. Umunsi wakurikiye rero nanone bagiye gusangira maze Myriam abwira Steve ati rwose uri intwari yanjye, ati ntakubeshye iyo ataba wowe ubu papa wanjye aba yaranyirukanye ahantu hose kubera ko yarabonye ko ndi umukobwa w'ikigwari kandi udashoboye. Ati tekereza ko Charmant yambeshye urukundo akamprofita, ati kugeza naho ashaka gutwara ibyanjye byose, atari ku bundi buriya nari indangare bigeze he, ni gute ntigeze mbona n'akamenyetso na kamwe.
Steve rero ahita amubwira ati ariko nta kibazo, ati waramutsinze, ati kandi rwose wabimenyeye igihe. Miriam ati ibyo byose ni imbaraga zawe, ati ni wowe byose wabikoze, ati ubu rwose ni wowe wandinze kuba ndi ku mapaje ya mbere y'ibinyamakuru kandi mvugwa nabi nk'umukobwa w'indangare udasobanutse, udafite ubwenge, utazi gutekereza. Steve ati ariko nanjye byari akazi kanjye kuko iyo ntabikora neza ubu rwose simba nkibarizwa mu bantu bafite akazi, mba narongeye gusubira kandi kugenda ndara aho bwije. Miriam rero yahise yitegereza Steve maze aramubwira ati ariko noneho uyu munsi wambaye neza birenze, ati uri bogari, ati se nta wundi muntu ujya ubikubwira ko uri umusore mwiza cyane. Steve yarasetse maze aravuga ati nyine ubwo ni wowe wa mbere ubimbwiye. Miriam yahise ahaguruka maze yegera Steve atangira kumusomagura ati rwose none ikindi cy'umwihariko, ati ndagukunda cyane maze iminsi mbitekereza ariko kubera ko wowe utabimbwiye reka mbikwibwirire nizere ko rwose nta shyano nkoze, ati ndagukunda kandi ndakwishimira kuko rwose nta kindi kintu nabasha gutekereza atari wowe. Steve ati mu by'ukuri se koko urankunda cyangwa nuko uba wumva wifuza kunshimira ko yenda natumye ibibi bitakubaho, ati maze ukabyitiranya no kuba rwose waba unkunda. Miriam ati hoya rwose ndagukunda kuko maze iminsi mbitekerezaho, ati kandi ndagukunda cyane. Steve rero yamurebye mu maso maze nawe ahita amusomagura aramubwira ati nanjye ndagukunda cyane kuko uri umukobwa mwiza uzi ubwenge, ati nyuma y'ibyo rwose abantu babonera inyuma, ati uri mwiza cyane, ati natekerezaga ko uri umukobwa w'umunyamahane udashobotse, ati ariko nasanze uzi gukunda kandi nasanze ugira umutima mwiza, ati uzi kwita ku bantu bose, ati tekereza ko kuva naza no gukora muri kampani yawe wanyitayeho mu buryo bwose ku buryo nta kibazo na kimwe nongeye kugira, ati rero namenye ko rwose uri umuntu mwiza nubwo ugaragara nk'umunyamahane, ati gusa ngewe rwose nzi uruhande rwawe abandi bantu bose batazi kuko muranye nawe igihe, ati rero nanjye ndagukunda cyane kandi ndakwishimira, ati iyo turi kumwe rwose mba numva ibyishimo byandenze. Aba bombi rero bahise bongera barahoberana maze bahita banakubitana ibirahure, bati tunywemo rero ku buzima bwacu, tunywemo ku rukundo, tunywemo kandi ku gutsinda umwanzi, tunywemo kandi nanone kuba twarabashije gukiza kampani yacu ntibigenderemo. Barongera bagaseka rero maze bagakomeza kuganira rwose kandi bishimiranye barebana mu maso badahumbya. Urukundo rwa Steve rero na Miriam rwakomeje kujya imbere rwose, bakomeje gukundana bigera kure. Gusa nyine Miriam yari afite isoni zo kugenda yerekana ko rwose Steve ari sheri we, yatinyaga ko abakozi bakorana babimenya, agatinya ko inshuti ze zibimenya kuko rwose yumvaga ahari atazi uko babifata. Ku rundi ruhande rero nanone wa mukobwa wakundanaga na Steve kera yarababonye bari ku muhanda bari mu modoka maze ahita avuga ati sheri wanjye burya asigaye yarakize ku buryo asigaye afite n'imodoka. Yaragiye rero amusanga ku kazi maze Steve akimubona ahita amusohora yihuta ati sohoka gira vuba tuje gukora iki. Uyu mukobwa rero yabwiye Steve ati ndagukunda, narinje kukureba rwose ndacyagukunda, ati warakize ku buryo usigaye waraguze n'imodoka. Steve ati nari ntangaye ikindi cyakuzana, ati wakize ko iriya modoka ari iyanjye, ati nyamara si iyanjye rwose ni iya boss wanjye n'iy'akazi, ati rero genda njye nta kintu nkeneye kuvugana nawe, urabizi ibyo wankoze, ati rwose nta kintu kikiri hagati yanjye nawe. Gusa nyine ku bw'amahirwe makeya Miriam yahise nawe asohoka ari gushaka Steve maze ahita abona ahagararanye n'uriya mukobwa. Yarahagaze rero kugira ngo yumve ibintu bari kuvuga, yumva uyu mukobwa ari kubwira Steve ati ndagukunda rwose kandi ndacyagukunda. Steve ati sohoka hano cyangwa mpamagara abasekirite bakujyane nabi. Yaramusunitse rero n'ubundi amushyira inyuma y'umuryango arifungira, gusa yaragarutse asanga
niba wakunze iyi nkuru kora like maze twikomereze, niba kandi ari ubwa mbere ugeze hano kora subscribe kugira ngo zijye zikugeraho mu ba mbere. Yarahindukiye abona Myriam rwose ibintu byose yari yabyumvise, maze ahita amubwira ati ibyo wumvise nta kuri kurimo, ati ngira ngo wabyumvise rwose ko tudakundana, ati uriya yari umukunzi wanjye kera ariko ibyanjye nawe byararangiye, ati ni wowe nkunda wenyine, ubu rwose ni wowe mfite ku mutima, nta wundi nababangikanya, ni wowe wanjye, ni wowe rwose rukundo rw'ubuzima bwanjye, kandi rwose wabyumviye sinigeze mubwira ko mukunda. Myriam rero yahise amubwira ati nta kibazo, ati ndakubabariye kuko rwose nanjye nta kintu giteye amakenga nigeze numva muvugana. Bahise rero binjira n'ubundi muri biro basubira mu kazi nk'ibisanzwe. Nyuma y'iminsi mike rero hari ku munsi w'isabukuru ya Myriam, Steve rero yarabyutse maze agura ururabo rwiza maze ararumushyira muri biro, aramubwira ati isabukuru nziza mukunzi wanjye, ati rwose ndakwifuriza ibyiza byose, ati komeza kandi utere imbere muri byose. Myriam turakoze cyane, ati gusa urantunguye, ati ninde wakubwiye se ko uyu munsi ari isabukuru yanjye, ati ko ntigeze mbikubwira. Maze Steve ati urumva koko nayoberwa umunsi w'amavuko w'umukunzi wanjye, ati ahubwo uyu munsi rwose nagira ngo ngutumire tuza gusangira ku mugoroba, ati kandi noneho ni ku ikofi yanjye, dore igihe wahereye unsohokana uyu munsi noneho ni umunsi w'amavuko wawe, ubwo rwose ni njyewe noneho ndi bukwiteho. Myriam ahita amubwira ati ndabikunze cyane rwose, ati tuze gusohoka, ati ndumva biryoheye kuza kuba ndi kumwe nawe. Steve ati nanjye nuko. Bahanye isaha rero maze babyemeranyaho n'igihe bari buhurire n'aho bari buhurire. Ubwo rero ayo masaha yenda kugera, wa mubyara wa Myriam yaje kumureba maze aramubwira ati isabukuru nziza. Myriam ati ahubwo se kutanzaniye kado yanjye bimeze bite? Uyu mubyara ahita amubwira ati wowe ukunda ibintu bihenze, sinabona icyo kugurira ntakubeshye, ati nawe ubwawe urahenze. Myriam ati nuko uhora umbwira, ati buri gihe uhora umbwira ko utabona icyo ungurira. Mubyara we ati ahubwo reka ku mugoroba tuza gusohokana maze dusangire. Myriam ati hoya, mfite umuntu rwose turi busohokane, turi bube turi gusangira ku mugoroba. Uyu mubyara we ahita aseka atumva ati nizere ko kandi ari umugabo. Myriam ati ariko ni inshuti yanjye isanzwe, ati gusa ntabwo muzi ariko ni inshuti rwose isanzwe. Mubyara rero wa Myriam ahita amubwira ati noneho nta kibazo, ati ngeza aho nasize imodoka yanjye, ati ubundi wigire muri gahunda zawe rwose nta kibazo. Myriam rero amugeza aho yasize imodoka maze bagahita basanga ni naho kandi hahagaze Steve ategereje Myriam. Mubyara rero wa Myriam ahita amubaza ati n'uyu se mugiye gusohokana? Maze Myriam isoni zikamwica n'ubundi kuko yajyaga atinya rwose kuvuga ko uyu musore ari sheri we. Agahita abwira mubyara we ati hoya, ati uyu se ntubizi ko ari umwasista wanjye, ati ahubwo niba ugiye kuntwara maze anjyane muri restaurant ngiye gusangiriramo n'uwo muntu wundi nakubwiraga. Steve rero arabyumva maze bikamubabaza ukuntu rwose uyu mukobwa ataratinyuka kugira umuntu n'umwe abwira ko bakundana, ahita rwose yumva amusuzuguye, agahita yumva kandi ko ashobora kuba atamukunda. Uyu mubyara rero wa Myriam amara kugenda maze Steve agahita abwira Myriam ati ndi igicucu koko, ati nanjye numvaga rwose narabonye umwanya mu mutima wawe, ati naho wowe uracyamfata nk'umushoferi wawe nyine ugomba kugutwara akagushyira uwo mukundana, ati tekereza ko utanatekereza ko rwose ari umuntu n'umwe umenya ibyanjye nawe. Myriam ahita amubwira ati mbabara rwose, ati ntabwo nabitekerejeho, ati nari natekereje ko rwose yabifata nabi, ati ikindi kandi mubyara wanjye ni umunyamagambo numvaga ari bubikwiza isi yose.
Steve ati nyine icyo nicyo kibazo, ntabwo rwose ukeneye ko hari umuntu umenya ko dukundana. Ati none se ubundi abivuze hari ikibazo, avuze ko dukundana urumva hari ikibazo cyaba kirimo? Ati ikigaragara cyo ntabwo nkunda, niyo mpamvu rwose utari proud yanjye. Ati umfata nk'umuntu usuzuguritse, ubona nta muntu ukwiye kumenya ko nakubera umukunzi. Ati cyakoze reka wa mugani nigendere. Ati ntabwo uri ku rwego rwanjye. Ati buriya nanjye narisumukuruje. Steve rero ahita arakara maze agahita yigendera. Miriam akomeza amuhamagara ati Steve rwose, ati garuka twiyunge, ati garuka ngusabe imbabazi, ati nakosheje, nshobora kuba navuze mpubutse. Ariko Steve aramwihorera agakomeza akigendera. Buracya mu gitondo rero maze Steve akazindukira ku kazi, aragenda agatangira kuzinga ibintu bye byose abishyira mu gakarito. Maze sekreteri aragenda akabwira Miriam ati Steve ari kuzinga ibintu bye, sinzi uko byagenze. Miriam ahita akubita agatima ku byabaye ejo, maze agahita amusanga muri biro ye akamubaza ati none se ati kuri kuzinga? Steve ahita amubwira ati reka nigendere, ndabona rwose ntacyo nkora hano. Miriam ahita amubwira ati ndagukunda kandi cyane. Ati wigenda rwose, ntabwo nabasha kuguma hano udahari. Ati ibyo ushaka byose bimbwire rwose mbikore. Ati niba unashaka ko mpamagara papa wanjye kano kanya ngahita amubwira ko ngukunda, ndahita amuhamagara. Ati niba ushaka ko nkoresha inama y'abakozi bose n'abashoramari bose nkababwira ko ngukunda, ndahita mbikora iyi saha nyine. Ati niba ushaka ko mpagarara hano imbere ku muhanda nkavuza induru nkabwira abantu bose ko ngukunda, ndahita nabyo mbikora. Ibyo bintu byose ari kubivuga Steve ari kumureba mu maso yumiwe. Miriam rero ahita asimbukira Steve maze akamuhobera akamubwira ati uru rukundo rw'ubuzima bwanjye rwose ntabwo nari kugenda. Ati ubwo bwenge buke sinabugira, ndagukunda nubwo hari ibintu byinshi nagiye nkora mpubutse, ariko rwose ndagukunda sinagutakaza. Steve rero ahita atangira gusomagura uyu musore akamubwira ati nanjye ndagukunda rwose, niyo mpamvu nari ngiye kuko numvaga ntabasha kuguma muri no company kandi tudakundana. Ati sinaba rwose ntekanye. Ati ariko ndagukunda cyane kandi rwose ubwo ntaho nkigiye. Ati ikindi ibyo kubibwira abantu bitekerezaho witonze, uzabivuga igihe cya nyacyo. Ati cyangombwa cyari uko rwose menya ko unkunda kandi bya nyabyo. Miriam ahita amubwira ati ndagukunda kandi rwose ni wowe nifuza iruhande rwanjye ubuziraherezo. Aba bombi rero bahita bahoberana maze Steve akamubwira ati ninjye umuntu w'umunyamahirwe ubaho. Atekereza ko nabonye akazi, none kampani nabonyemo akazi nkaba nanayibonyemo rwose umugore w'inzozi zanjye. Ati Imana irankunda burya nubwo najyaga ntekereza ko yanyibagiwe. Ati gusa ndagukunda kandi rwose nifuza ko ari wowe uzaba uwanjye ubuziraherezo. Bahita bongera bagahoberana maze bagasomana. Inkuru yacu rero naho tuyisoreje. Niba kandi uba wayikunze rwose ntukagenda udakanze like kugira ngo tumenye ko inkuru yaryoshye. Niba ari ubwa mbere kandi ugeze kuri Zasha TV, kora subscribe kugira ngo izi nkuru zijye zikugeraho mu ba mbere. Kora share kandi kugira ngo rwose zigere no ku bandi, ndetse utange na comment uvuga uko wabyumvise. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe kandi mugire ibihe byiza. Imana ikomeze kubandindira mwese.